Uyu munsi dutangiranye agafilme kacu keza cyane. Hano hari inzoka yari iri mu muhanda. Gusa iyo nzoka uko yari irimo igenda mu muhanda ndetse ubona rwose ari inzoka nini cyane, yaje guhita ihindukamo umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa rero yagize gutya arahaguruka, akimara guhaguruka hari ibyo yari afite mu kiganza. Ubyo yari afite mu kiganza rero nta bindi, ni akantu kameze nk'agakombe cyangwa se agasahani, hari harimo ibintu by'ibifu by'umweru, atangira kugenda abinyanyagiza hano mu muhanda. Gusa uko arimo kubinyanyagiza hari umusore waciyeho, arangije aramubona ndetse no kumubona atangira kumwikanga bitewe n'ibintu yari arimo gukorera aho ngaho muri uwo muhanda. Umusore yarangije kugira ngo arimo ararota, aravuga tubanza hari insinziriye, reka nkanguke ndebe. Araza aregera gake gake, atangira kurunguruka ibyo wa mukobwa arimo. Arangije akimara kumureba rero, ndetse umukobwa nawe nta kintu yamenye, yakomeje nyine gukwirakwiza yafu agenda ayinyanyagiza aho ngaho mu muhanda, akora nyine akantu kameze nk'umurongo kugira ngo ntabwo tuzi ibyo ari kugambirira. Ariko wowe uri hano, banza ukore subscribe kugira ngo tuze kubana ndetse tubashe kumenya buri kimwe cyose. Wa mukobwa rero akimara kwinyanyagiza hano, yaraje hano hari undi mugenzi we uhagaze ariko atavuga. Umukobwa arangije arambika ka gakombe cyangwa se ka gasahani yari afite hasi, arangije arihanagura neza, aritunganya. Wa umusore rero nawe wari waciyeho wamwitegereje, yagiye hano ahantu ku kizu hano cyasaga nkaho gishaje, yegera ku gikuta nyine arihisha. Abakobwa rero batangiye guhagarara aho ngaho ndetse bamera nyine nkaho ari abantu bateze. Hano rero hari umusore wari urimo kuza yibereye kuri telefone, ari kugenda ahavugana na sheri we, ari kumubwira ati sheri ndimo ndaza, wowe tegereza ndaje rwose mu minota mikeya. Abakobwa nabo barahagaze aho ngaho ndetse bahagaze iruhande neza rwa wa murongo. Umusore rero yabwiye umusheri we ati sheri buretse gato hari ikintu nibagiwe, reka nsubire mu rugo njye kukireba, ndahita nza rwose humura, ndaje mu minota mikeya. Uko ari kuvugana na sheri we rero, yagiye kumva yumva umwe muri ba bakobwa aramuhamagaye ati ngwino nkubwire rwose, arimo no kumuhereza n'amajeste ndetse yatangiye gukubitamo n'akantu k'akiryo. Umusore arahindukira areba rwose uwo mukobwa mwiza w'ikimero w'inzobe rwose itatamuye. Arangije aravuga ati oya ndinde wo kutakwitaba. Umusore rero yarahindukiye rwose atangira gutera intambwe, arimo kugenda yitegereza rwose umukobwa, nta no kureba hasi, yahise akandagira muri wa murongo. Muze murebe rero filime dore igiye kuryoha. Umusore rero nawe aho yari ari yihishe, yahise atangira kuvuga ati mana yanjye ni ibiki bigiye kumubaho. Wa mukobwa rero wari urimo kunyanyagiza yafu yahise atambuka, aragenda yegera wa musore hahandi yari ahagaze. Katuze turebe buri kimwe cyose. Wowe bamaso, nimba utarakora subscribe ubanze ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no muri filime zacu z'ubutaha. Yatangiye kumusaka, umusore ahagaze neza ameze nk'irobo, atanyeganyega, atabuja ndetse ahagaze nyine uko yahakandagiye, nta kintu na kimwe atari no kubasha no kuzunguza n'akaboko. Muri make yarahagaze rwose ameze nkaho bamugize ikintu cy'ikigoryi. Arangije rero umukobwa yatangiye kujya mu myenda ye, atangira kumusaka buri kimwe cyose, atangira kumukuriramo utuntu twe twose yari yibikiye mu mufuka. Umusore nta kintu na kimwe ari kumva, nta nubwo ari kubyumva yuko bari kumusaka, yahagaze yabaye nk'irobo neza, wagira ngo ni igiti bashinze hariya. Akimara rero kumukuriramo bya bintu byose, agakofi ke ndetse n'amatelefone yose, umusore wagira ngo disi akora amatelefone kuko afite amatelefone menshi cyane, ntabwo babuze nk'amatelefone nk'atanu bakuye mu myenda yari yambaye. Bahise bamufata rero ndetse bamujyana mu kizu cyari kiri aho hafi, ndetse icyo kizu rwose ubona yuko ari ikizu cyajemo n'ibyatsi ndetse rwose kucyubaka byagoranye, gusa nyine kiragaragara nkaho gishaje. Wa wundi wari urimo kurunguruka rero, wari wabonye ibintu byose uko
uko byagenze yaravutse ati mana yanjye uriya musore buriya ntabwo bagiye kumwica, ati reka nze nirebere ndebe uko bigiye kugenda. Umusore rero nyuma y'iminota mikeya yasohotse muri cya kizu, niwe wabanje gusohokamo bwa mbere, asohoka arimo kwisetsa ndetse rwose akajya kubita n'igitwenge, gusa nyine ukabibona yuko wagira ngo ameze nk'aho yasaze. Disi uno musore bamajije kumusarisha cyangwa se bamaje gutuma asara, yatangiye kugenda rwose aseka, arimo kugenda avuga ibigambo nyine biri aho ngaho bidashinga byava he na njyahe. Ahangaha rero wa musore wundi yakomeje kubyitegereza acecetse kandi yihishe. Abakobwa rero bavuye rwose bari kwisekera nabo, ubona bafite akamwenyu ku maso. Umusore biramuyobera aravuga ati se mugenzi wanjye buriya ni ibiki bimubayeho? Abakobwa rero baraje rwose bakomeza kwihagarara hahandi, ariko bisa nkaho bategereje undi uri bwizane. Ako kanya rero disi hari undi musore wahise uhahinguka neza neza akandagira muri wa murongo, ndetse no kuvamo nawe biranga nk'uko uwa mbere byamugendekeye. Wa wundi rero wari urimo kurunguruka nawe yarakomeje ararunguruka aravuga ati mana yanjye, ati reka nze ndebe ibigiye kubera hariya hantu. Uko arimo kubivuga gutyo rero barakwereka wa mukobwa nanone nk'uko yabikoze bwa mbere yahise aza hano ayegera wa musore, arangije nawe atangira kumusaka. Nawe yahise atangira kumusaka, umusore rwose ameze nkaho nta n'ikintu arimo kumva, ndetse nk'uko byagenze kuri wa wundi wa mbere, uyu nawe rwose yari yabaye nk'irobo neza neza, nta n'ikintu na kimwe arimo kumva, atarimo no kubona yuko barimo baramukuramo utuntu twe twose cyangwa se barimo baramunyaga utwe. Ahangaha bakimara kubimukuramo rero bahise bamukwega nk'uko wa wundi wa mbere byagenze, nawe bahise bamujyana hahandi nyine kuri cya kizu. Wa wundi rero nawe uko yakomeje kwihisha aho ngaho inyuma ku gikuta yakomeje kubireba byose, ndetse maravuga ati mana yanjye, ati noneho abasore bose barabamaze, ati mana yanjye uriya we ni ibiki bigiye kumubaho cyangwa se bigiye kumugendekera gute? Wa wundi rero nawe disi yavuyemo nawe yabaye umusazi, ari kugenda yisetsa, arimo kugenda rwose ameze nk'umusinzi, nkaho rwose ibyo yari arimo cyangwa se disi na gahunda yari afite byamashije guhinduka, yari yamajije gusara tayari. Ahangaha rero undi nawe aho yari yihishe yatangiye gutekereza, ubu se njyewe nkora iki? Ati mbega ibintu, ati bari abakobwa bisa nkaho bari kujyana bari abasore bakaryamana nabo, ati njyewe rero ubu ngubu nanjye ngomba kwiga ukuntu ngiye kubigenza. Umusore yatangiye gukuramo ndetse aravuga ati ndaje mfate ano matelefone, kuva nabibonye yuko bari kugenda nyine bagasaka bagenzi banjye ibyo bafite, ati njyewe ndaje rwose mbikuremo nsige mbihishe hano, hanyuma ngende njye guhura na bari abakobwa. Ati kuko rwose ntabwo nabyizera, ndi kumva cyangwa se umwuka wanjye cyangwa se ibitekerezo byanjye biri kumbwira yuko bari abakobwa bari kujyana, bari abasore bari kujyana muri kiriya kizu, bari kugenda bakaryamana nabo. Ati kandi nanjye ndumva nshaka kuryamana nabo. Ati reka nze noneho njyewe nkuremo amatelefone yanjye nyabike nyahishe kugira ngo bataza kuyantwara. Ati hanyuma nindangiza mite nkora iki? Ngende nanjye mpace nyine mpace kuri uriya murongo nabonye bakoze, nindangiza mfatweho, nibansaka babure ikintu na kimwe batwara, hanyuma nibarangiza bahite banjyana hara muri kiriya kizu njye kwiryamanira nabo. Mwumva ukuntu Nyabarongo yica rero uyizaniye. Umusore yaritunganyije ati ngewe buriya rero rwose ndi n'umusore w'ibogari, mfite n'utudirede ndasa neza, ati ngomba kugenda rwose bari abakobwa umva barahita banyemera, ndabizi ngenda nasa neza mani, ndi bogari. Ahangaha rero disi umusore yaragiye, barakwereka abanyuraho ndetse amera nk'aho atanababonye, rwose agenda yinyonga atera intambwe Mr. Ahangaha rwose nta kindi cyabaye, yaragiye ahita aparika muri wa murongo. Akimara kuwugeramo rero nawe yahise amera nk'ufashwe. Wa mukobwa koko nk'uko byari yabigenje ku bandi bose batambutse, yaraje aramwegera atangira kumusaka,
atangira kumusaka buri kimwe cyose. Wibuke neza yuko umusore we yari yabipanze, yarebye uko byari biri kugenda byose, ibintu bye byose yari yabikuyemo, ndetse umukobwa yaramusatse amuburaho ikintu na kimwe ahita yigendera. Umusore rero yahise ahindukira aravuga ati none se ngiye ko mutanjyanye, ngewe ko mutanjyanyera nimunjyane hariya ho mwari muri kujyana abandi basore. Ati erega nabibonye, ati erega nanjye ndashaka kuryamana namwe. Abakobwa ati none se ndakubwiye ko twebwe turi kuryamana na bari abasore? Ati ahubwo uri n'umusazi. Ati twebwe ntabwo turi kuryamana na bari abasore, ati ahubwo twe turi kubihimuraho kubera ukuntu bagiye baduhemukira bakatubabaza. Ati rero ubu ngubu natwe twabaziye rwose, nta musore n'umwe uri buducike. Kandi koko murebe abantu bose bari bagiye bafata, nta mukobwa n'umwe wari urimo, abasore nibo bafataga bonyine kugira ngo babihimureho ngo kubera yuko nabo babahemukiye. Mwa basore mwe rero nizere ko mukuyemo inama, mujye mwirinda guhemukira abana b'abakobwa. Turabashimira cyane mwe mwabanye natwe, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, byanyu ni ingenzi. Ciao ciao.